Hello abakurikiye The Kasha Media, amazina ni Ndayisaba Jean d'Amour uzwi ku izina rya Common, ariko mbere yo kugira ngo tugire ibindi bintu tubabwira, kora like, ukore share, comment, none ukore na subscribe. Ndi kumwe na mugenzi wanjye rero, noneho wundi tugiye kubabwira utuntu ushobora kwibaza ngo ni uduke ni mukanya, reka nawe bibwire. Amazina yanjye nitwa Mizero Yvonne, nkaba nje kubaganiriza ku bijyanye n'urukundo. Urukundo, ariko wibuke ukore share, comment, subscribe n'ibindi. Reka mubwire none se Ivo, hey, ijambo rimwe ku bantu bakurikiye The Kasha Media, gira icyo ubabwira. The Kasha Media turabakunda, abantu bakurikiye ikiganiro The Kasha Media turabakunda cyane. Mukore share, comment, like and so on. Turabakunda. Noneho twari tubazaniye ku kintu bita urukundo. Nicyo kintu kinini kimaze, navuga cyubatse isi. Noneho icyo tugiye kubabwiraho, ese ubundi Ivo, wansobanurira ikintu bita urukundo ubundi ni iki? Murakoze cyane. Urukundo ubundi igikuntu mbyumva n'uburyo nanjye nkundana. Urukundo ni amarangamutima umuntu agira mu mubiri we. Wakibaza uti gute? Ushobora kuba wenda utambutse imbere yanjye, noneho ko uri umuhungu ugenda umukobwa, njyewe nareba ukuntu ugenda nkavuga ati uriya muhungu kabisa arankomye, njyewe nkahita nkukunda. Ubwo ni iki? Ni amarangamutima. Ko birangiye se ubwo nkukunze ubu ntabwo ukunze kabaye, wabyemera se? Urabyemera? Yego nabyemera. Urampa nomero? Nimero se? Urabanza ubirebye nimero. Ntabwo napfa guha nimero gusa, keretse nyine urabizi ibintu bigezweho, ngo urukundo urutanga ufite ikindi kintu nyine inyuma y'urwo rukundo ufite gutanga n'ibindi. Urugero, njyewe nshobora kuba wenda nkunda amafaranga, kandi wowe uje umbwira ngo urankunda nta kintu nzaniye, icyo gihe ntabwo nakwemerera. Urankomye uzubonye nta kintu mfite niko. Okay, noneho waba warigize kubabazwaho n'umuntu mu rukundo? Kumbajije, ndi umuntu mfite umubiri, njyewe nakunze rimwe, nkunda umuhungu, nyine birangira nawe nkati umva narababaye, mfite agahinda, ahubwo nshaka unyomore. we uzi se, njyewe ntabwo ndi bugukunde kuko nanjye mfite umuntu nkunda kandi by'ukuri niko. Noneho urukundo ni ikintu ubundi cyaguye kirekire, harimo kubabazwa, harimo kwishima, iyo urebye nabi ushobora no kwiyahura. Ikindi kintu nakubwira ku rukundo, urukundo ni ikintu kimeze nk'umukoba ufashwe n'abantu babiri. Iyo umwe akuruye n'undi agakurura, hakagira urekuye, urumva nyine wa wundi ubwo umufashe nawe urumva nyine yumva uburyohe. Ikintu rero tugiye kuvugaho noneho ku bantu bakurikiye The Kasha Media, nk'uko muri kubyumva, ni urukundo. Ese wowe ku rukundo waba ufiteho amakuru? Ibyo utari usobanukiwe muri sobanukirwa turaje tukubwire. Iki noneho ngiye kukubwira ku rukundo, tugiye kukubwira ubu rukundo icyo ari cyo, uburibwe bwarwo, uburyohe bwarwo, noneho nawe utari ubizi cyangwa se washaka kubikora, cyangwa se ufite wa wundi ushaka kubibwira bikaba byarakunaniye, nawe wagira uko ubigenza bitewe n'iki kiganiro. Urukundo noneho nk'uko mugenzi wanjye yari yabivuzeho, ni ikintu kirekire, ariko umuntu agira amarangamutima. Uri kumva? Ayo marangamutima avamo ikintu bita urukundo, bikarangira ubibwiye umuntu. Sometime hari igihe birangira ukotoye nyine akakuga ati ntabwo byakunda, I have girlfriend or boyfriend. Noneho ikintu ndibabwireho, ubwo turi buze gufatira hamwe umwanzuro ku rukundo, ariko wibuka ukora bya bindi twavuganye mbere, ubyibuke kandi ndabakunda namwe. Urukundo noneho harimo uburibwe. Ngenzi story y'umuntu wakunzeho, birangira ashatse kwiyahura, birangira bamufashe bwa nyuma atiyahuye, ariko n'ubundi none byari byarangiye. Ese we nta kantu wumva wambwira ku rukundo yaba yarabaye ku marangamutima y'umuntu, cyangwa kuri wowe noneho byeruye? Mbere yuko nkubaza cyangwa se ngusubiza, reka mbaze nkubaza akantu. Ese ni kuki umukobwa yanga umuhungu?
ndi bugusubize. Impamvu umukobwa ashobora kwanga umuhungu bitewe n'ingeso umuhungu abonaho umukobwa. Uri kumva? Umukobwa ashobora kuba abona umuhungu amubeshya se, amutendeka, cyangwa se umukobwa akabona nta n'ibicwa ariko umuhungu afite aracyatsa gusa ntacyo. Yego. ese wemera ko umukobwa agira urukundo? Ariko birashoboka kuko njyewe ndamufite, ariko ntabwo nanone navuga ko ari bose. Nawe ndi bukubaze, ubundi ku bahungu urebye beye ku rukundo cyangwa se uko wowe ubibona, ubundi ubona abahungu bagira urukundo? Ngendeye ku wo mfite njye mba ndeba nkunda, ariko njyewe ngendeye ku bandi batipe njya mbona mba mbona babeshya. Example, ushobora kubwira umuntu ngo urankunda, noneho wenda abandi bana bahamagana buri munsi, sheri umeze ute, nimugoroba, ubu nyine akakubaza amakuru yawe, ariko wa wundi baryarya ushobora kubona ko uriya sheri wawe n'umugoroba byonyine, ariko ese ubwo wemera ko sheri wawe koko agukunda bya nyabyo? Okay, bitewe njye mfite kuba nifitiye akazi kanjye sinkuvugisha uko bikwiriye ariko wowe ubishaka, kandi akazi kanjye byaba byiza uramutse ukazi, nawe ubonye nagufashe umpamagaye simufate cyangwa se naguhamagaye, ntabwo wajya kure ngo byacitse ngo watandi wati. Urumva? Ubwo ngubwo mu rukundo nyine bigomba cyakora kwihanganirana. Nk'ako kazi amakuru ugomba kuba yose uyafite. Urumva? Mfite ikibazo noneho ngiye kukubaza kimwe gusa cyarurangiza, ntabwo nzi niba uri bugicika. Ikibazo noneho nifitiye, uramutse ufite umuhungu ukunda by'ukuri, nawe wenda uzi ko agukunda, ariko noneho urukundo rwe ubona ari rukeya kandi agukunda, akora buri kimwe cyose gishoboka ngo agukunde, wowe hanyuma ukaza kwibonera undi mu boyfriend mwiza ubona urutana wa wundi, ariko wa wundi we sometime ashobora kuba ari umukene, nawe ubibona ariko gusa agukunda, ukabona umuntu ufite ibicwa, ese akakubwira ko agukunda, wabyakira ute kandi wari wifitiye boyfriend? Urambaje pe urambaje cyane, ariko njyewe ukuntu nabigenza, ashobora kuba wa muhungu w'umukene ashobora kuba amafaranga ariko njye sinyurwe, ariko wa wundi w'umukire akaza ufite ibibazo byandenze, njyewe namwemerera. Ubwo wa wundi uramukatiye? Ubwo wikundira amafaranga? Ubwo nabyumvise. Nyemura ibibazo. Ukunda amafaranga? Ukunda amafaranga gute se wa wundi ejo atazabona amafaranga? Mu gihe ejo atarayabona ngomba kubona amafaranga byanga byakunda. Urimo urankoma? Njyewe rero ntabwo ari uko nteye. Njyewe uba uri umukire, uba uri umukene, uba uciriritse uri hasi, nagukunze uri ahangaha, ndagukunda cyane kandi nkakwiha wese, njye nta kintu nkurikiraho, ntabwo ngomba ngo runaka afite amafaranga, kandi ndakeka none wari uzi ko nkurusha urukundo kandi rwiza. So nabwirwa n'iki? Nta kintu urankorera mvuge ngo urankunda, ntacyo. Nese ugumva naryama se nkabibaza bati Damura arankunda? Uzi impamvu ntacyo ndagukorera? Ariko kirari nuko utabibona. Icya mbere ndakurota mu nzozi. Nese ubwo we urandota, ariko njyewe ntabwo mbibona. Ejo ndi warambwiye ngo turyame uze kundota, ndyamye njyewe ndota imivi ntembana, nese ubwo ni urukundo rwawe rwantembanye? Utaza kuvuga kuryama akagira ibindi bintu ubwira Dakaja Media bari kutureba. Atagira ibindi bintu uvuga. Noneho urukundo nk'uko turi gukomeza tubabwira kuri Dakaja Media, ariko kora like, share, comment, ukore subscribe, dukomeze kubana umunsi ku munsi, kandi tubafitiye n'ibindi bintu byinshi byerekeye ku rukundo ndetse n'ibindi bintu byose muzajya mushaka tuzajya tubibakorera, turi itsinda rigari. Okay, utere comment n'ibindi byose, turi kumwe tuzajya tubana uko bukeye n'uko bwije, kandi turabakunda. Turagana ku musozo rero, ubundi mu magambo makeya, urukundo nk'uko twakomeje tubibabwira ni ikintu kirekire kandi kigari. Icyo turi bubabwireho rero, abantu mwaba mwarahuye n'urukundo mugakundaho bikababaza, mwihangane, ariko nta nkweto ijya ibura iyayo, uwawe arahari. Inama turi bagire rero, ihangane niba warahuye n'urukundo bikakubabaza, ihangane
ugerageze nanone kandi bizacamo, uwawe arahari. mwihangane umuntu waba warabajwe n'urukundo mujye muza muri izi video nyine zizajya zibafasha, turahari ngo tubahumurize. Thank you, ciao ciao. Turabakunda. Iyi ni The Kasho Media.